Welcome back to Pioneers kuri Jado Creator TV channel ikugezaho amakuru agezweho kuri P Network n'izindi kuributo z'igihe kizaza. Muraho neza abapiyoniye bose, uyu munsi tugiye kuvuga kuri version nshya ya P Network, aho ibintu bishya byinshi byongewe birimo imikorere yihuse, interface nshya na features zigiye gufasha cyane muri mainnet migration ndetse no mu kubaka utility economy ya P Network. Niba ushaka kumenya neza ibiri muri ino update nshya, komeza kureba kugeza ku mpera y'ino video, kuko byose tugiye kubivugaho uko bikurikirana, tubisesengura hamwe muri video. Umushya kuri Jado Creator TV nakore subscribe, ukore share y'iki kiganiro, kandi nimba wagikunze utange like, ubundi ushyireho comment mu bitekerezo. Ushatse wanagaragaza icyo twaganiraho ubutaha, biri open nta kibazo. Amakuru mashya kuri P Network: ibiciro ku isoko bya P Network biracyari hafi ku bice bibiri cyangwa se bitatu, hagati y'ibice bibiri n'ibice bitatu bya P Network by'idolari. Nako hari impungenge ku byerekeye ubwinshi bwa P ku isoko bitewe na token unlocks, bishobora gutera igiciro kurushaho kugwa. Bivugwa ko no mu gihe gito kiri imbere, mu ntangiriro z'Ukwakira, miliyoni zirenga 110 z'amatokeni za P zishobora gusohoka. Iterambere rya tekiniki roadmap: P yashyizweho protocol version 23 mu rwego rwo gutegura imikorere y'ubwenge smart contract no kunoza uburyo imikoranire ya node ikorwa. Hateganyijwe iherezo rya hackathon 2025 kuwa 15 Ukwakira, aho projects zitandukanye zigiye kugaragaza ibyo zizamuramwo mu mushinga. Hari ibikorwa by'umuryango rusange wa GCV Conference Global Consensus Values, bituma abanyamuryango basangira ibitekerezo ku iterambere rya P Network. Ikibazo n'imyivumbagatanyo mu muryango: hari abamamaza ko P yagize ikibazo kuri rug pull bitewe n'uko igiciro cyagiye kigwa cyane, kandi hakabura icyizere ku bintu bimwe na bimwe by'imikorere. Abakoresha n'abashoramari barimo gusaba umucyo ku bijyanye na tokenomics, uko amafaranga akorwa n'umuyoboro ushyirwa mu bikorwa mu muryango wa P Network. Icyo kwitaho: ibizava muri hackathon 2025
bizaba intambwe ikomeye niba hari porogaramu nyazo zigaragajwe kandi zikinjira mu muryango wa Pi, bishobora kuzamura ibiciro n'ibyizere. Isuzuma ry'uko protocol version 23 rizashyirwa kuri mainnet neza kandi ritarangirika ni ingenzi. Ukurikije uko amasoko y'imari crypto akora, kubaho kw'ibyumweru byinshi bya token bishobora gutera igitutu cy'igurishwa ryinshi. Kuba ifite open mainnet ni igikorwa cyo gufungura imikorere ya blockchain ku bantu benshi, ni kimwe mu by'ingenzi byo gukurikirana. Umushya rero kuri Jado Creator TV nakore share ikiganiro, tange comment, kore like kandi ashyireho comment nimba ikiganiro yagikunze, nakande like kugira ngo YouTube channel iki kiganiro ikomeze kukigeza ku bantu batandukanye. Kandi abantu bacitse intege mu kumayininga uyu mushinga wa Pi Network, nabashishikariza ko rwose mwakomeza kumayininga kuko ubu Pi z'ubuntu ziracyaboneka nta gishoro, binyuze mu kumayininga. Umuntu utari yinjira mu mushinga wa Pi Network nawe ashatse yakwinjira agakora mining, kuko hari igihe bitazashoboka ko umuntu abasha kongera kwinjira muri uyu mushinga wa Pi Network, bitewe n'uko hari igihe system bazageraho kumayininga bakabihagarika, abantu bagatangira gukoresha izo bamayininze. Ufite amafaranga yanyarukira kuri exchanger, yaba exchanger ya OKX cyangwa se yaba Bitget n'izindi zifite iri faranga rya Pi Network, akajya kugura Pi zo kuba ya holdinga cyangwa se ya stakinga. Ubu Pi biracyashoboka kuyibona, kuko hari igihe payi izaba ihambaye cyane ku buryo wowe uzajya ubibuka yuko kuyibona byari byoroshye, ariko ubu ngubu ukaba utarabashije kuyibona, nk'uko Bitcoin byagenze, aho abantu banze kuzigura zikiri hasi, cyangwa se bakanga kuzimayininga zibigishoboka. None ubu ngubu kugira ngo ube wayigondera bikaba bitakunda, kuko imwe ihagaze $150,000 z'amanyarwanda. Urumva yuko rero irahambaye, irenze ubwenge bw'abantu. Urumva ko no kuba umuntu ayifite nabyo ntago byoroshye. Rero iyi payi nayo ejo hazaza hayo ni heza, ejo hazaza hayo hazaba heza, bityo rero wayibikaho bigishoboka, ukamayininga bigishoboka, ukagura payi bigishoboka, ugasitekinga ukazibika bigishoboka. Kandi abantu badafite ama exchanger nka Binance na OKX, mwayibikaho nayo, mwajya muri Play Store mukayadawunirodinga, mwarangiza mukazinsitara mu matelefone yanyu, kuko ubu turi kwinjira mu gihe cya Web3, Web3 aho ibintu byose bizaba ari ikoranabuhanga. Ubwo rero nababwiraga uko gahunda zimeze, aho update za Pi Network zigeze,
mbibutsa ko umushya kuri Jado Creator TV nakore share, akore like, atange comment kugira ngo ikiganiro kibashe kugera kure hashoboka. Nimba kandi iyi video wayikunze, iki kiganiro wagikunze, ukande like, bituma video ibasha kugera kure hashoboka, YouTube ikayiha recommendation. Iyo ni inkunga ikomeye rero mwaba muteye Jado Creator TV. Turabakunda cyane, Imana ikomeze kubarinda.